no gufura bisanzwe mwana dufite umukozi tuba turi bumwishyure kuko cyo gukora imirimo y'abakozi ariko natwe tuba tugomba kugira utuntu dukora amakibazo ubwo nawe reka ngufashe ngufashe niba nashoboka nijoro ujye womboka gake ku buryo Vanessa atabimenya ugende umukubita kabisa gake bizaza izo wagifotoye gukubita umugore bizo utanje kumuganiriza ngo wanze amenye n'icyo ushaka cyari cyo ngene kukwigisha uburyo bwo gutereka wowe nakundaga nubwo urwo rukundo rutakiriho ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo hari byinshi mbona bikunyibutsa nkabura aho ngana umva nako urabona j'ai une question t'ai posée écoute-moi Anna Vanessa Sorry rero ubona atashe ninze nzaniye dusenge ese sheri ibi birayi ibi ese bitwaye iki nta nyama na ako sheri inyama ni ngombwa se ubashe kujya ari kubera zidahari se ngo ndebera nawe no just gusa no guteka iki agafiriti sibyo nta kindi agafiriti se turakarya konyine nese bitwaye iki ntago se wagifiriti ugarenzaho amazi ukajyana pe use ibintu byose wansezeranyije ibi wageze ubinsezeranye uri ko nzaba muri ubu buzima ubu se singiye guta ibiro kandi nitwa ngo mfite umugabo ntabwo biro se wabita gute hari umutima ndi kukujya se ubu si ibintu wabiryuka ukabaho oya harubwo ndi kuguhoza ku nkeke meze bwo ya moke isi buri mu biki ko mbona wabahibize bari shopping online singiye mwazanguriye mbere ya telefone mafite mwazanguriye ko nanjye ka smartphone nanjye ngajya mera neza ngurire iPhone hari ingi ini kangahe njya numva bavuga ngo 2054 yigeze kuri kangahe 14 Pro Max miliyoni ebyiri yani ebyiri urabe miliyoni ebyiri siko ariyo mafaranga menshi papa yatunze yagiye twayaguzemo n'ikibanza birangira bakitwibye cyamwana bidaje none we iyi telefone igendera miliyoni ebyiri ko se wagireka kumbeshya ko iki Gael poayo nese ngiye wazayinguriye ayingurira nayigugurira cyane ndarenze n'iyingi okay cyo reka nkubwire I promise you sayikugurira ngiye mande kabisa uzaza tujyane nyikugurira ahubwo se ni igihe nyine kitari kumuzaho ngo nawe rero
okay sawa reka basi je ndembera ntago ndi bubiri niba ufite ubwoba bwo kutari buhaga Bebera kano none kuno kangana okay niba ufite ubwoba bwo kutari buhaga ntabwo ari ikibazo cyo kudahaga none se turarya ibirayi byonyine nabishi okay reka ndeke inyama nabishyimbo nagasosi ubu ngubu abantu baraye Nyabugogo muri rigori ibi birayi babibuze none ubonye ahubwo bari kuvuga ngo mana shimwe none ndabizanye ngo nta birayi ugukenera kurya ubundi ko sheri sibyo nawe ujye ureka tuganire nawe ushaka kunaniza nyine I'm sorry sibyo I'm sorry ngombwira waransezeranyije ngo iyi nzu tugiye kuyivamo vuba nta minsi turi buyimaremo none reba igihe cyose tuyimazemo ariko sheri ntuzi ko umuntu apanga hanyuma ubuzima nabwo bugapangura sibyo nese wambwiye nyine aho biri gupfira nyine ukambwira ukuntu bimeze ubundi tukagenda ndakubwije ukuri amadeni ifite wahahanze aha ntabwo washobora kubyumvisha sibyo urumva umeze utese ko numva mbona sinzi yaseseme wambwira gute umutwe niwo uri kunjya gusa nawe uri kundwaza umutwe umva se oya come on nyumva reka basi ndebe ukuntu nasimbuka kuri farumasi nkuzanira utunini sibyo oya ndaje mpite ndanitekera basi ndaje sibyo wihangane n'umunota umwe sibyo reka ngene nkuzanire yego It's a promise. Ego, promise. Like you can change your life. Change it isezerano ryanjye. Sinzi ko ubuzima bwanjye bwahinduka. Shana nagiye nyura mu bintu byinshi sinzi kabisa ubu ninde wahindura ubuzima bwanjye. Imana ariko yabuhindura ibinyujije mu bantu. Ngiye nawe. Imana yabinyuzemo. Hindura ubuzima bwawe. Ubuzima bwanjye yabuhindura. Yahise ukeka ko life zabo ziba changed kubera iki? Ari igihe abantu baba bafashe. Ubuzima nyine hari igihe buhinduka wijubarika kandi one day ubuzima bwawe uzabyuka usange Imana yakorera itangaza kandi bicisha mu bantu. That's why I'm telling you promise is a promise and I keep my promise. Ese wahindura ubuzima bwanjye gute? Wajya se muri wahindura gute we? Ubuzima buhindurwa n'iki? Amafaranga kandi have money. Ntuzi ufite amafaranga wowe? Wivuga amafaranga ibifaranga. Murambe. Reka ngiye mvuka muryango ukize. Ko nta modoka ugira se. Come on. Nese kuva mutose manicanga nirwa nese ngigure yijyane hehe ngiye mbishatse mu gitondo nabyuka nkagura imodoka. Nawe turashakira. Oui. Sura mugore yagiye amamagara gakeya. Aha. Ko umwana w'abandi shaka kuba naramuteye inda. N'ubuzima yari arimo nkabamukuramo ataco bwari butwaye ndamushuka. Ibaze ko bano banangije hazaza hiwe. Kamusezeraniza amakaminuza amusezeraniza buri kimwe naje ubwanje mbona ntariko ndiya. Mana yanje ufashe.
Gael! Akosa ngungu imbere muraba guhamagara nabo bumvise. nuko narindi mu nzu hari harimo harasakuza nyine Kuyo nahamagara nkuhamagara Nyabugogo utumva. Akira. Genda ujya ku muhanda unzanira amavuta yo guteka. Gore wazana yo kwisiga. Nuvayo uraza ndashaka kumesera imyenda. Kandi ukayimesa neza ikaki. Ereka singo ngo umukoza kuri ibintu byose muhari. Ibitenge ufure neza ku mukubo urakizinga uvugute neza wanike neza. Hari imyenda igomba kujya mu gacucu kugira ngo idacuye. Sibyo? Umukozi nawe ni umuntu abakeneye umuntu wamufasha kandi urahari. Sibyo? Ngaho genda. Ariko mbere kugenda. Cyangwa tuza kuganiriza nawe. akibazo Mara kumva maze gukora ibyo byose nkubwiye ku murongo. Turikirajya nawe tuvugane. Kumva ushaka. Sa. Uzaye kuri ikigo research ngo barabyigisha. Nshaka kwego kubimbuse nshaka kwiga vuba cyane yamusiwe kandi uzabikunda ndabizi. Uvuye he? mvuye ku muhanda Kumanda ko iki? so natari mvuye kugura Ni ibiki suze? aya ndeka Ni ibiki zanyema? Ni ibiki zanyema? urabibona nuhagenda n'ibanga Okay. Akamaze kumenyera akagaya mu rugo. Ko nukamwita kana. Ese bitwaye. Ajye umwita Okay, akantu keza. oya amaje kumenyera umuhungu mwiza. Zanire cyuma muvuga waje waseriye ariko. Yaje afite ubwoba sha none dore yasigaye akingura igipangu nta mpungenge. Bimeze gute se? Sava. Biracana. Chama niriwe mu kazi. Numvise uri meze nk'uri kuvugira hano nza kubaza uko mumeze. Bese gutakiboneka. Buri kibazo ni akazi. Tuza kindige baratushya. Bigiye gukata amatike kuzinduka. Ninde ukuntu mbihuza na time ya family hayibura. Ariko ndi gushaka ukuntu mbishyira ku murongo. Shaka kanya mani duciringe tunasoka. Mubona nzasoka ngiye Vanessa ndamubwira ngo ku mama. Umaze kumenya ahantu se hano. Tutujyane nkaye. Tembwira nzabujyane shirato. Ni sawa. Tugesha. Umaze kugera kangahe? Nese nagiye kenshi njyanye nande ko kwijyana reka njye ne mani. Ntabwo bizongera kubaho kumbura. Byayabye. Nuza ushaka gusohoka ujye umbwira nshaka time like nko muri weekend Akazi. Oya akazi nyine urumva nshaka ukuntu mbihuza ntabwo muri weekend ntabwo nkora amasaha yose mfitemo like kuva nka saa 9 kugera saa 12 banagarutse banatashya ahubwo kubera ya gahunda iba yabaye nini abantu benshi guhuza nyine tushaka ukuntu bihuza cyane umva bose time giye kuba Muri summer. promise Dusoke. cyane. Okay. So spending you like 4 days. Which Ese nagusaba uruhushya nka Vanessa. sawa uruhushya he? Amoy. Ukaba warambuze? Warambuze. Vanessa mbere bamba. Nari ntabwo tusaba imushya. Vanessa n'umwana. Babaziritse. Vanessa n'umwana mwana ukamureba kuriya.
Kenshi ugenda ukunda kwirukana. Kiri bimeze neza? Sawa. None se kuvanira mbona akayita agenda. Uyobora nta buza nk'ikintu agiye gukora turi kuganira. Ariko rero nyumva neza. Nyumva neza mwana wanjye. Ubuzima tunyuramo bwa buri munsi ni isomo ry'ubuzima umuntu wese yabamo, ariko hari igihe uhitamo ubuzima uzabamo, bwaba bwiza cyangwa ububi ni wowe ubugena. Narakubwiye ngo ndashaka ko uriya mukobwa umukumveka ku buryo nyine akwiyumvamo, ariko wowe ndakubona muraganira tumwe nkabona aragiye. Ibyo bintu ukabigira ikibazo mbirimo. Yesu uzi tumaze kuganira iki? Wewe ibyo bintu bindukiye. Ngiye maze imyaka myinshi mu rugo, urugo rukenye rurabiha. Ntago nifuza ko wazaba mu buzima bukanganye kubera ubukene, kandi ahantu n'ikirombe ugomba kugenda ukagicukuramo neza. Oya we tuza ibintu byose biri ku murongo. Sunyizera. Ese babimubwiye? Sunyizera. Oya. Ubu se koko nzakugisha no gutereta. Tera umwana umutoma umwemeze. Nibi nashoboka nijoro ujye wowe mboka gake ku buryo Vanessa atabimenya. Ukende umukubita kabisa ugake bisaza. Yesu wakwifotoye kugubita umukobwa bizutanje kumuganiriza ngo wanze amenye n'icyo ushaka cyari cyo. Ngene kukwigisha uburyo bwo gutere. Yo bindikira ariko wabindikiye kubanza ukati. Wabintu wabimbwiye ejo ushaka ko ngo utanya kubona resultat. Urabiza akazi ni kanyure ndi gushaka kuba mu kazi bamereza konje. Tumaze gupanga hano gahunda z'ukuntu tugomba gutembera muri isamu. Muzasohoka byataye uko kantu niko ugomba kugenda ukamwigisha ugasoma ibyahishuwe Zaburi ibintu byose umutomo ukamwemeza. Subize sawa bandi imbere ndakwizeye ntuzahenge ndi umuhungu. Reka nanjye manje gufata akayaga hanze. Nawe niba wumva warankundaga by'ukuri, fata umwanya utera intambwe usange usindagize moya darling. Ese kuri murafura kandi dufite umukozi. Nta kibazo ariko gufura bisanzwe. No gufura bisanzwe. Mama dufite umukozi tuba turi bumwishyure kwe cyo gure imirimo y'abakozi. Ariko natwe tuba tugomba kugira utuntu dukora nta kibazo. Ubwo nawe reka ngufashe. Ngufashe. Uriya mukozi tuzamwirukana. Tubyikora. Ngiye gukora urumva nawe ujye gusa njye ntabwo njya nanika. Nise baretse kusanze ngo ndafara cyangwa yifuri. Kamani. Nisohotse nko gufasha reba bino bye. Nana makowe ugiye kuyafura? Bisa ikibazo. Mani ayo makowe yakuremo dufure tuno tworoshye aze kubifura. Azi ko tuba turi muhembe ku kwezi. Nise ariko mama mudogo yambwiye urumva nasuzumye ibintu yambwiye. Niyo ube ngufure. Iyo wabimbiye. Hari umukozi. Dufure. So uzi gufura. Ndagerageza. Sha. Asi. turabirangiza kuramanya umukobwa yari 네.
Niko se muko utangiye kuzana amategeko mu rugo rwanjye. Vanessa, 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 nawe niba wumva warankundaga by'ukuri, fata umwanya utera intambwe usange.